vuba cyane ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka 2021 dufite night camping wenda ushobora usanga batumva ngo night camping. Night camping ubundi ni igikorwa mukora mugenda mukarara ahantu mukarara mu mahema bese haba ibikorwa runaka bitandukanye bijyanye ku kwishimisha nka kinini na mico bakabaririmbira mugasangira n'abahanzi no bazaba bahari ni benshi cyane hazaba harimo abantu batandukanye kandi bakomeye. Rero icyo gikorwa kizaba ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani muri uku kwezi turimo turiteguye ahubwo urabizi izabera ku mazi kandi iyo tugiye ku mazi urabyumva ntabwo tugenda twambaye amakoboyi. aka kanya noneho twagira ngo mutubwire byanga byakunda Cab Safari bisobanuye iki bimeze gute? Urakoze cyane mu kibazo kizo tubajije. Ubundi Cab Safari n'amagambo abiri harimo Cabs and Safaris. Cabs wenda ku bantu batabizi Cabs ivuga ibyana by'intare. Impamvu wenda nise ko ari ibyana by'intare nuko intare murabizi ni umwami w'ishyamba. Yuvuze umwami w'ishyamba ushatse kuvuga ubudahangarwa bw'umuntu cyangwa ubudahangarwa bw'ikintu runaka. Safaris isobanura gutembera cyangwa kujya n'urugendo. Rero iyo tugiye muri tuwa companies cyangwa kujyana n'ubukerarugendo ugerageza kwita izina cyangwa gushaka izina rijyanye n'icyo kintu ugiye gukora. Niyo mpamvu rero ku bantu bakunda wenda kuri carnivores animals kuko nibyo bijyanye n'ubukerarugendo. Niyo mpamvu nise Cab Safari kugira ngo bumve ngo hari ibyana by'intare no kujya kubisura. Ushaka kubyumva ariko utajya kubireba ni ibintu bibiri. Ugomba rero kubyumva ukabimenya then ukaza kujya gushaka uburyo cy'ubireba. Niyo mpamvu tuvuze ni Cab Safari ni company cyane tuwa company y'ubukerarugendo itanga services zitandukanye ariko umuntu ushaka kujya nibi cyangwa enjoy ibijyanye n'ubukerarugendo aratuba. Urakoze cyane ngewe numvishemo ibintu byinshi cyane. Ndatekereza tumaze kubana mu ngendo nyinshi kuntu mufasha abantu byose ngenza nkaho mbizi ariko abanyarwanda benshi bashaka kubimenya CEO ari kubibwira mama ufite abakozi benshi ariko tuba tunabashimiye kuba banyakora mwemeye baza kubana natwe n'iby'agaciro akazi kenshi n'ibindi byinshi biba ari mwe muza kwikorera presentation y'ibyo mukora biradushimisha. Mwarabyize bimeze gute twajya mu ducire mu mayange kugira ngo iki gitekerezo kize ese mushaka kuba mutarabyize wenda mukora business cyangwa mwarabyize mu bikora nka as professional way abanyarwanda badukurikiye kugira ngo babyumve. Murakoze. Urakoze cyane. Ikibazo mbajije se wenyine ukunda kukimbaza buriya akenshi wenda na His Excellence akunda kubivuga ati dukora ikintu bijyanye n'ubushobozi dufite bwo kugitanga. Njyewe nago ari business najemo kuko nayize narabyize secondaire nize tourism kaminuza niga tourism especially kuri wildlife tourism. Urumva kubijyanye n'ubuzima bw'inyamaswa ndabizi nshobora kukubwira uko zibayeho nuko zibana nuko mbese byose kubijyanye nabyo. Ibi nago mbirimo kuko ari umugati cyangwa byanda abantu bita ngo n'umugati wabonye amafaranga bagiye muri ibi nikirushijeho na service dutanga tuyitanga nk'abantu bayizi bazi ari umwimerere bitandukanye n'abantu ushobora kuza muri business kuko afite amafaranga ye abati kuko hano harimo amafaranga reka bariho nshora ariko urumva service atanga bitandukanye n'iyacu y'umuntu wayize. Twize ikintu runaka twiga no gutanga service bijyanye n'ibyo dutanga. Ibyo rero twarabyize ntago wenda ari inkuru cyangwa si ukubeshya kuko wenda hari abakuzi baza muri commentaire barabizi wenda naminurije cyangwa aho nize ni ngombwa kuhavuga kubera ko ndahubaha no hamaye icyo ndicyo ni IPRC Kitabi Nyamagabe kwishyamba harazwi cyane ngo ama pratique ikigo reka tunakivugeho ngo ni ikigo
mu bukerarugendo kiri kubaka amazina nicyo cyonyine kiri kubaka cyane izina mu rikomeye. gihugu cya leta icyo gihugu gifite dufite n'abantu benshi bahize cyane kandi bari professional mu byo bakora ya kitabi ni nabo bumva n'abana mu nzozi bumva ariho bashaka kujya kwiga ibyo nabikurikirana nenda bizi nabo muhamya n'abandi baraza kubitubwira dusuza n'abantu bize ku kitabi ubwo ni kitabi turanabatwiki ndabubaha yego nano bazi icyo gukora Yego. bizi icyo gukora yego ntago bizaho bazakora biza akazi yego ari Yeah. bitubwiye neza cyane arababwiye ngo ngewe ntago ibi naje kubishakiramo umugati ahubwo ni ukugira ngo tubahe ibyo tubaha bifite ireme rigera ku banyarwanda kandi bikabageraho ku gihe cyiza turabashimiye rero nka Cab Safari kuba nicyo mwa mwarakitekereje mukavuga reka ibyo twize ibyo twaminurijemo aribyo duha abanyarwanda aka kanya badukurikirana bari kubana natwe umunsi ku munsi okay birumvikana warabyize nyuma wenda igitekerezo cyo gukora uyu mwuga ubutanoroshye cyane none umwebwe muri no gukora no mu gihe cya lockdown cyaje gute ni ukumva ngo ubundi iyo wize ikintu ubuzi no kugikora then ikindi cyaba gisigaye ni ugushaka innovation cyangwa kuvuga ngo agashya guhanga udushya ntabwo byoroshye muri no lockdown ko wategura icyo kintu cyangwa icyo wategura icyo ari cyo cyose ariko agashya karimo cyangwa igitekerezo ahantu cyaje tumaze igihe twigunze bamwe twarihebye covid-19 ifite ibibazo runaka abandura abapfa badusubije mu rugo ariko se nimba twavuye mu nzu cyangwa kuguma mu rugo kuki tutajya kurelaxinga turuhuke iyo uri mu rugo uba ufunganye ariko nyuma yo gufungana niki wakora kugira ngo usubire muri ya mood wari urimo mbere n'ahandi igitekerezo cyaturutse rero naricaye ndatekereza abata abanyarwanda bakeneye kuba baruhuka banyuze mu bintu runaka bitandukanye bitari byiza n'amateka yacu ariko turi guhanwa n'amateka twanyuzemo ahubwo tugire gute tuse n'ababyibaza tugire ibyo tugeraho niyo mpamvu ari icyo gitekerezo cyaje kugira ngo cyaje kuri no lockdown ndabaterekane guri iki gikorwa ngiye nza kubibabwira wenda mu kandi kanya kugira ngo tuve bese ibitekerezo dufite duse n'ababicenjinga tuve mu bwigunge ahubwo tugaruke muri ya mood nshya wenda abantu badukurikiye aka kanya bari kubyumva nagusuye hano mu rugo ni ahantu heza cyane wanakoze kutwakira ndi kuhabona abantu benshi seba nabo mukorana harimo abo dukorana urabona kanga ari mu rugo ariko hari n'abashitangira bansuye arabaza tugafatanya project abangisha inama nanjye abongisha inama akenshi hari igihe bansura cyangwa abasore kabo musanze nabaje kundeba kubijyanye na company yego murumva ko kuba umuntu abageze ahantu nk'anga akabona abantu bamukurikirana kubera icyo afite cyangwa ari kubaha ibintu byiza cyane twagakwiye kugushimira kandi ubukerarugendo ni ibintu byiza nawe narabyize mbishima Imana ko gukorana namwe kandi twese twarize ibintu biri gufasha igihugu cyane cyane Visit Rwanda nayo tunanayamamariza cyane ukomeze musura u Rwanda ariko cyane cyane abatura Rwanda ese urabivugaho wiki kuba ubukerarugendo bw'igihugu bwagakwiye mbere na mbere gutezwa imbere n'abanyagihugu icyo kintu gitekereza iki ibyo uvuze nibyo ariko nanone tugiye kureba ku mibare y'abanyagihugu wenda basura igihugu cyacu cyangwa igihugu cyabo urugero nk'u Rwanda ntabwo birazamuka cyane bitewe n'impamvu runaka zitandukanye ariko impamvu zimwe na zimwe si uko badafite ayo mafaranga ariko ikibazo kiracyari mu myumvire ukumva ngo kuba yajya gusura izo ngagi muri volcano hari amafaranga wenda amadolari amadolari 175 cyangwa ngaho bitewe nuko basetinze price we hari igihe atekereza ati ayo madolari cyangwa ayo mafaranga nijya kuyatanga nakagombye kugira ikindi nyakoreshamo iwanjye mbese biracyari muri mindset ahago abanyagihugu si ukuvuga ngo ni bose bamwe muri bo bakora ubwo bukerarugendo ariko ntabwo turagera ku mibare iri hejuru cyane nk'abandi bava mu bindi bihugu kandi byakagombye kuba twe
nk'abanyagihugu twagombye kwanza tugasura ibyacu kugira ngo uzakubaza uzabona icyo umubwira kuko urabizi. Byaba bitangaje ko hari umuntu ushobora kuza kubaza ibyiza bitatse igihugu cyanyu ukabibura kandi uri umunyagihugu. Ese yagufata nk'umunyamahanga utabizi cyangwa yagufata nk'umuntu aho uri nibindeba? Icyo navuga abanyarwanda suko badasura barasura ariko bongere. Yego. Imibare yabo iracyari hasi. Ari nayo mpamvu dutegura ibikorwa kugira ngo abanyagihugu urumva tuba twabashyira no ku giciro kiri hasi. Tugerageze turi abanyarwanda, ese umubare w'abanyarwanda uritabira gusura ibyiza bitatse igihugu cyabo. Bitano byande bavuga ngo uwambaye ikirezi namenye ko kera, ariko mureke tucyambare turebe ko kinera koko. Niyo mpamvu rero kubashaka gutembera nyine yatwegera tukamufashamo. Yego, ni ukuvuga ngo ibyo muvuze harimo n'amasomo menshi. Birababaje cyane kuba umuntu ava Ikanarange akambuka imipaka myinshi cyane agaca mu mazi na hehe akaza kureba ibyo utari wareba. Ndabizi munyarwanda uri kutureba, hari parike nyinshi ziri mu Rwanda, tuzi Akagera, tuzi Volcano National Park n'izindi nyinshi za Gishwati, Mukura, utari wageramo aka kanya, kandi harimo ibyiza byinshi. Iyo ugeze mu Kagera tuzi byinshi usangamo, harimo amalake meza, harimo inyamaswa nziza. Muri Volcano wabizi harimo ingagi n'ibiki. Uba ukeneye nawe kureba kumva ubuzima bwabyo uko byabayeho. Rero ni impamvu y'amakampani aba yashyizweho kugira ngo azafashe abanyarwanda bashaka kubireba. Ndagira ngo wenda tukiri aho ngaho tuvuge wenda abanyarwanda se iyo babaye involved bakaba interested, hari uko mubafata bitandukanye n'abanyamahanga cyangwa umukiriya n'ubundi aba ari umwe? Ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo kirazira gutandukanya umukiriya. Icyo gihe baje baziye rimwe wenda ari nka groupe yabo, ni urugero ubakira kimwe. Ariko urabyumva hari igihe ushaka kwakira umunyarwanda atazi ururimi nk'urwabo. Icyo gihe niyo mpamvu uragerageza ukavuga indimi ebyiri cyangwa eshatu zitandukanye kugira ngo buri muntu yiyumvemo cyangwa yumve icyo gikorwa wagiye gukora. Ko umukiriya aba ari umwami ahakorera aho ariho hose ava akagera, waba uri umunyarwanda ndetse uri n'umunyamahanga. Abanyamahanga mudukurikirana aho muri hose, ntabwo uzaza mu Rwanda ngo kuko ngo uri umugande, uri umukongomani, uri umunyamerika wakirwe bitandukanye n'iby'abandi. Mu Rwanda bitanga serivisi imwe kandi niyo mpamvu aba yarabyize neza. None twagira ngo utubwire, hari challenge mujya muhura nazo mu bantu mutegura ubukerarugendo n'izihe cyane cyane ku bakiriya babagana? Urumva iyo wateguye ikintu ntabwo ibintu byose biza ari sawa. Hari imbogamizi runaka uhura nazo, ariko zimwe na zimwe muri rusange, kamvuge muri rusange kuko hari zo nshobora guhura nazo undi atahura nazo. Ariko muri rusange hari ushobora gutegura igikorwa umuntu akakwereka ko muri kumwe umunsi ku munsi mukavugana, ariko itariki yajya kugera ukabona akakubwira ati byahindutse ntabwo ndi buze, kandi wamaze kubukinga, wamaze guteguza nyine aho uzajya, ibintu byose wabishyize ku murongo. Urumva iyo ni imbogamizi imwe muri ibyo. Iyindi navuga ni muri rusange inzira ushobora kunyuramo, ibyo wenda ushobora kuba wizeye ikirere kimeze neza, wenda wanaburifinze umukiriya wawe uze witwaje ibi n'ibi n'ibi, ariko bikaza guhinduka bitewe n'ikirere. Mbese klima nayo ishobora gutera ikibazo muri rusange. Ikindi ushobora kuba ufite imodoka kuko urabizi cyane n'icyuma cyakozwe n'abazungu, wageramo hagati kigahura n'ikibazo. Ariko icyo gihe kubera ko ibintu byose iyo ugiye gutegura igikorwa nk'iki ureba cyane ku bibazo ushobora kubaho, then ugashaka n'uburyo ibyo bibazo ushobora kubikemura. Niyo mpamvu ikibazo cyaba cyari cyo cyose kijya kuba wakiteguye nta cyiza ari gishya kuri wo, kugira ngo ubashe ibyo ukora ibyo ari byo byose kugira ngo haze ibyiyumviro by'umukiriya. Yego, urakoze cyane. Aravuze ngo uretse n'ibyo byaba bisanzwe, ariko byari kuvuga ku bantu kuko niba wamugana wakoze reservation ngo bari kubyitwa wakoze cya booking, uvuga ngo utwaye guterwa abantu bagufasha umunsi ku munsi, bakoze booking bari ko amujye mu gufasha bya mu byuzuza. Noneho abantu muri kudukurikirana, njyewe ndaguhamagara nzi icyo muhamagariye, ndagira ngo utuganirize ku kintu kijyanye na trip. Ubanza kubivugaho cyane
birabona gushaka no kubitaruka nabonye ku mbuga zawe abantu bari kumura murabona ko nambaye amashati yitwa Mama Yami meza cyane abantu bayakora turabasuhuje ni amashati cyane cyane abantu bambara ku mazi cyangwa abantu bari ku ma beach ndagira ngo mutubwire hari akantu mudufite muri no minsi karahari cyane usibye sina kamwe sina tubiri ni twinshi ariko wenda reka tuvuga akavuba karahari vuba cyane ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka 2021 dufite night camping wenda shawusani batumva ngo night camping night camping ubundi ni igikorwa mukora mugenda mukarara ahantu mukarara mu mahema bese haba ibikorwa runaka bitandukanye bijyanye ku kwishimisha nka kinini na mico bakabaririmbira mugasangira n'abahanzi nabo bazaba bahari ni benshi cyane hazaba harimo abantu batandukanye kandi bakomeye rero icyo gikorwa kizaba ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani muri uku kwezi turimo turiteguye ahubwo urabizi izabera ku mazi kandi iyo tugiye ku mazi urabyumva ntabwo tugenda twambaye amakoboyi tugenda twambaye wowe wabikoze cyane ahubwo wagira ngo ruzikaro turi bujye ariko impamvu tuba twahisemo nanone ku mazi mwibuke ko nababwiye ngo bitewe n'ibihe tuvuyemo birasaba ko turuhuka amazi rero namwe mu kintu gishobora gutuma uruhuka mu mutwe ibibazo wagize bikaba byagabanuka kuko niyo urebye views y'amazi ukareba ama waves amazi tuzanenjoyinga ubwato ugende wumve kugenda mu bwato bimeze gute tubutware cyane urumva rero turashaka kuruhuka mu mutwe ariko twinjoyinga amazi kuko ni bimwe mu byaturuhura mu bwonko ubwo rero murumva ko mba nahababereye kugira ngo mbamenyere what's going on murumva ko hari trip izaba tariki 13 umunyarwanda huri uratumiye kugira ngo uzaze kubana natwe azaba arimo ababyamamare bye bitandukanye muzabibona none simwe kuvuga akanya ko of course ari umuntu mwaganiriye nabubizi we niko bizagenda ariko turiza tudashidikanya ko abo bastari tuzabana nabo abazadutaramira mukunda babahanzi baririmba indirimbo nyarwanda ndetse n'abakina n'inkinamico murabamo bazi bakina amafilime bazabana natwe mugoroba murumva tuzagira ibihe byiza rero nagira ngo none mutubwire kuza birasaba iki bantu bazitwaza ibiki byo mwebwe muzahabana n'ibiki icyambere kuza no ubushake bw'umuntu kuko undi wagize ubushake ubushobozi buza nyuma barakoze cyane ubundi ubushake nicyo kintu cyambere ubushobozi bukaza nyuma bishatse kuvuga gute wowe ni wifuza kuza uratumenyesha nabyifuje ndabishaka ese iyo wenda iyo trip abantu bazaza according to the money they have paid mubona ari nk'ibihe bintu bisabwa ndetse byishyurwa muri trip ariko mwebwe mutazabasaba ni ukuvuga ngo ubundi iyo atanze ayo mafaranga reka ngira ikintu wenda mvuga ko amafaranga yatangaze urumva umunyarwanda umuturarwanda ni 25,000 noneho couple kuri couple ni 40,000 muhitamo bagabanyiriza urumva umwe ni 20 kubera kari couple bazaza shout out ku bantu bafite couple ari team imwe cyangwa ari couple kuri AS residents cyangwa abo muri bino bihugu East Africa Community na $45 wow ku munyamahanga uturuka hanze y'ibyo bihugu na $100 yego urumva ibintu bizaba bikubiyemo urumva aho tugiye tugomba kuhishyurira yego ibyo tuzakoresha byose tukabyishyurira yego ariko iyo utanze ayo mafaranga ni package cyangwa one package ni inclusive tour ubukoze ayo mafaranga yose ava mu bintu byose bizakenerwa kwishyura wowe nagongera guhura no kwishyura ahubwo ya mafaranga twebwe nka company twakujyanye turayishyura yego ni ukuvuga ngo rero ikindi tuzishyura iyo ground twishyura amatente muzararamo twishyura ibyo muzarya ibyo muzanywa byose birimo
tukirahuze tente izi tente nk'iyo wenda umuntu ari nko hari ashaka kuruhuka ashaka kuba yajyanamo na fiancé wenda bazanye bayijyamo nta kibazo kuri couple tuba twabateguriye tente zabo kuko urumva couple aba ari couple ibitandukanye na n'umuntu ku giti cye agenda couple ijya muri tente yabo kandi iri outside y'izindi kuko hari byinshi wenda hari igihe baba bakeneye kuganira badakeneye abantu batesha umutwe cyari ibindi runaka bakeneye kwenjoyinga icyo gihe bo bafata tente iri ku ruhande y'izindi iri private tent kandi ntabwo bayishyura twe turayibishyura muri amafaranga batanze muri promotion ikindi urumva twishyuye tente twishyuye camping ground twishyuye sleeping bag bazararamo na sleeping mat twishyura n'amazi bashobora kuzanywa gihe turi kugenda ni icupa ry'amazi bagomba kunywa kuko iri mu rugendo ugomba kugira gute ugomba kunywa amazi kugira ngo urinde umunaniro ikindi tuzabategurira na breakfast yo kuwa gatandatu urumva tuzagenda kuwa gatanu saa 8 kuwa gatandatu mu gitondo bafate breakfast na nijoro tware tubakira dufite abantu bababwira amateka dufite abantu mbese baba entertaininga for free n'abahanzi barahari